Update guys, Diamond Platnumz yamaze gutandukanywa n'umugore we Zucu nyuma y'imyaka 6 babana. Umuhanzikazi Zucu yatangaje ko yatandukanye n'umugabo we Diamond Platnumz ndetse ko bari mu nzira zo kwaka gatanya mu buryo bwemewe n'amategeko nyuma y'imyaka igera kuri 6 bamaranye. Ibi byatangajwe kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga 2026 mu butumwa uyu mugore yanyujije kuri Instagram ye gusa nibwamaze akanya kuko yahise abusiba. Muri ubwo butumwa Zucu yavuze ko bagerageje kwiyunga bagatumira n'imiryango kugira ngo ibahuze ariko bikanga. Yakomeje agira ati ariko Imana ibifite imipango yayo kandi buri wese muri twe agomba kubyakira. Yakomeje avuga ko ubagiye kwiyitaho agashyira imbaraga mu buzima bwe ndetse no mu muziki we. Yakomeje kandi yifuriza ishya n'ihirwe Diamond Platnumz mu kuvuga wari umugabo we ndetse n'umuryango we. Kugeza ubu bombe nta numwe ugikurikira undi kuri Instagram ndetse amafoto n'amashusho bari kumwe byose byamaze gusibwa. Iba bitangaje nyuma y'uko byavugaga ko umubano wabo utameze neza nyuma y'uko byagaragaye ko Zucu atigeze yitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya nyirabukwe no kuvuga Mama Dangote byabaye ku munsi w'ejo hashize. Icyakora bamwe batangiye kubifata nkaho ari agakino barimo kugira ngo bavugwe nkuko basanzwe babikora, dore ko atari ubwa mbere batangaje ko batandukanye nyuma bikaza kugaragara ko byari prank cyangwa se ari ukugira ngo bavuge. Iyi ni Kigali Tales, ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona updates nk'izi ngizi.